ubuhanzi ni imwe mu nzira zifashishwa cyane mu gutanga ubutumwa muri sosiyete iyo ari yo yose. Mu Rwanda rwo hambere abahanzi bafashaga abantu kwidagadura ariko bakanatanga impanuro zafasha igihugu. Muri iki gihe ariko hari abavuga ko isura y'ubuhanzi yahindutse cyane ku buryo harimo ahubwo n'ibiteye impungenge ku hazaza h'igihugu. Madame Ingabire Marie Immaculée na Butera Alphonse uzwi ku izina ry'ubuhanzi nk'Intore Masamba ni bamwe muri abo. Tumaze iminsi twumva ibihangano birimo ibintu by'imvugo nyandagazi, birimo ibintu ubona rwose sinamenya ukuntu mbivuga, kandi ugasanga bariho noneho barabyigisha n'abana. Agenda abona ari ikibazo gikomeye, nkibaza ahubwo n'impamvu nta ababishinzwe batabihagurukira ngo babibaze. Amashusho y'urukozasoni, amashusho ariho y'abantu bihaye kuba abanyamerika bapfubye, badashobora kuba abanyamerika, badashobora kuba n'abanyaburayi kubera ko aribyo babona kuri televiziyo. Ayo ni amashusho ahabanye cyane n'umuco wacu. Professeur Niyomugabo Cyprien, intebe y'inteko mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, avuga ko gutatira indangagaciro z'umuco ari ukuyoba kandi bihabanye cyane n'umuhamagaro ubundi w'umuhanzi. Ukuvuga ko abahanzi hari ibyo bakonona, ubundi ni umuhanzi, kuko ubundi umuhanzi arubaka n'uwo bayatatiriye ubuhanzi, ariko hari ababikora twagiye tubabona mu buryo bunyuranye. Madame Ingabire Marie Immaculée avuga ko ubuhanzi butita ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda bufite ingaruka mbi nyinshi ku gihugu. Niba utangiye kwigisha umwana ibihangano umwereka hari ibintu birimo imvugo z'urukozasoni, ibintu sinzi nuko nabivuga, bimwe umuntu abiburira n'izina, uwo mwana azakurana izihe ndangagaciro? Ahubwo ikisetsa nuko turangiza nyuma tugatangara ngo urubyiruko ngo urabona ngo abangavu birirwa batwara inda, ngo urareba ngo urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge. None se ko ari byo tuba twabahaye muragira ngo babigenze gute? Niba rero ntacyo turi kurinda abana, twitangazwa n'ingaruka ziba. Hari bamwe mu bahanzi bakunze kuvuga ko ibihangano bisa n'ibishitura abantu ari byo bituma babona inyungu. Clarisse Karasira, umuhanzi ukunze kuririmba umuco, asanga gushaka amafaranga bidakwiye gutuma abahanzi bibagirwa ibyubaka sosiyete barimo. Ibi kandi abihuriraho na Professeur Cyprien Niyomugabo. Bakabaye dutekereza ngo niba umuntu anabikora mu buryo bwo kwinjiza amafaranga business, ariko se iki kintu kirasiga iki? Kirasiga hari ikintu kiremye mu mibanire y'abantu, mibereho y'abantu. Icyo gihe rero ni gukora ihitamo nyine ritari ryo. Uzimerega buri icyo dukora no guhitamo. Ubwo se wahitamo gukora amahano kugira ngo ubone inyungu. Tuyisenge Jean de Dieu uzwi ku izina ry'ubuhanzi nk'Intore Tuyisenge, akaba n'umuyobozi w'urugaga rwa muzika mu Rwanda, nawe yemera ko muri iki gihe hari abahanzi bajya bateshwa ku ndangagaciro, ariko akizeza ko iki kibazo kirimo kuvugutirwa umuti. Ibyo bihangano kuko birahari, ariko hari n'ingamba zinyuranye tugenda dufata mu bijyanye n'uburyo abahanzi bakwiriye kujya bakora amashusho nk'uko twaheze kuzajya dukora ibihangano tuvama mu mateka n'umuco byacu. Ubundi nk'ahandi mbere yuko igihangano gisohoka kigira abagisuzuma, niba bakoze igihangano nk'icyo ngicyo hakaba hari aho kitemerewe kuba cyakoreshwa, niba ari kuri radiyo, kuri televiziyo runaka, niba kiri bunajyo kikagira amasaha kiza kujyaho bitewe n'akamenyetso bashyizeho. Ibi byose rero na hano mu Rwanda turi kureba uburyo byajyaho twifashishije uburyo ahandi bigenda, ku buryo ibyo bihangano nubwo byakorwa kubera abahanzi runaka batekereje kubikora, bigira uburyo bikorwa naho bizajya bikinwa, ariko ku buryo bitazabangamira abakibyiruka cyane, ko aribo tuba tureba cyane. Abashaka kubireba bazageraho babirebera ahandi, ariko nanone utifuza kubibona ku buryo bitamugeraho, ku buryo byamugeraho ingaruka, bikazagira n'ingaruka ku gihugu. Nubwo isi yabaye nk'umudugudu n'abayituye bakagenda basangira imico, abahanzi nk'ijwi ryumvikana cyane kandi rigera kure bakwiye guhora bazirikana ko iterambere rirambye ari irihera ku kubaka umuntu nyawe kandi hatirengagijwe n'umuco w'igihugu cye. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda